umukobwa yari ari kuzamura agakanzu ke, barakwereka ku meza hari amafaranga menshi. Ako kanya umukobwa yahise yicara kuri ya mafaranga. Kumara kwicara kuri ya mafaranga, umukobwa yatangiye kwisirita kuri ya mafaranga. Barakwereka mugenzi we yatangiye kwishima, atangira guseka abona mugenzi we yicaye ku mafaranga. Gusa undi mukobwa yaratunguwe abonye ibyo umukobwa arimo. Barakwereka wa mukobwa amaze kwisirita kuri ya mafaranga, ku kibuno yahise azamukana amafaranga menshi. Ukurikirane, mu kumara kuzamura amafaranga menshi ku kibuno, umukobwa yahise agenda asanga bagenzi be. Mugenzi we atamukomera amashyi. Umukobwa yirebyeho abona azamukanye amafaranga menshi cyane. Ako kanya yahise ahobora mugenzi we kubera amafaranga yarazamukanye ku kibuno. Undebere, barakwereka mugenzi we nawe yaramwitegereje, arangije aramwegera kugira ngo amufelicite nawe ko akoreye amafaranga menshi. Undi ati mvaho, ategera hirya wa gakobwa we. Umusore wari hano ati umva, ikizamu gikoze neza. Ati kabisa congratulations, ikizamu gikoze neza cyane. Undebere nawe, uyu musore wari uri hano yari umunyamafaranga menshi cyane. Umukobwa turakoze cyane. Umusore ati se hari ikibazo duhamagaye undi? Umusore atumva undi nawe nazi. Barakwereka undi mukobwa yahise yitegura agiye kugira ngo akore nk'ibyo mugenzi we akoze. Reba mugenzi we atumva ninjye ukurikiyeho kandi ndazamura amafaranga menshi cyane arenza yawe. Ati se ntubibona? Barakwereka umukobwa yahise atambuka. Nawe mu gutambuka, ukurikirane, umukobwa ako kanya nawe yahise amanuka gake gake yicara kuri ya mafaranga. Nawe mu kumara kwicara kuri ya mafaranga, nawe yatangiye kwisirita kuri ya mafaranga kugira ngo azamukane amafaranga menshi cyane. Umukobwa hari aho ngaho, umusore yarabyitegereje. Umukobwa kumbirwa yarakwisirita aho ngaho kugira ngo azamure amafaranga menshi. Ako kanya umukobwa nawe yazamuye ibifaranga byinshi cyane. Arangije atahindukira areba wa musore, arangije atambuka nawe asanga mugenzi we aho yari ari. Ako kanya barishima cyane. Atumva uziko nawe uzamuye ibifaranga byinshi cyane. Wa mukobwa uri ku ruhande nawe yarabitegereje. Umusore atumva nawe rero ndabona ubikoze neza. Ati nawe congratulations kabisa, atakazi ndabona ugakoze neza. Barakwereka wa mukobwa nawe yaje gufelicita wa mukobwa wundi. Umukobwa atumva ntunkoreho, hategera hirya. Uyu mukobwa bamwita Patricia, uyu bari gusubiza inyuma. Undi ategera hirya. Barakwereka wa mukobwa disi bari kumwegeza. Umusore atumva nawe usigaye ngwino ukore nk'ibyo abagenzi bawe bari gukora. Ukurikirane, barakwereka umukobwa nawe yahise atambuka. Gusa uyu mukobwa bamwitaga Patricia, abandi bakobwa bagenzi be ntabwo bari bamwishimiye kubera babonaga ari umujangweri, babona ari umuturage uri aho ngaho. Umukobwa ako kanya nawe yaraje nkukuza, nawe yahise yicara kuri ya mafaranga nk'uko abandi bari kubigenza. Mu kwicara kuri ya mafaranga we ntabwo yigeze yisita kuri ya mafaranga. Umusore yaramwitegereje. Umukobwa ako kanya ahita azamukana akadolari kamwe. Ukurikirane, umukobwa mu kuzamura akadolari kamwe yahise atambuka aragenda. Mu kugenda, ukurikirane, bagenzi be baramwitegereje babona azamuye akadolari kamwe. Bose batamusekera rimwe, baramuseka koko. Ati mundebere uyu mukobwa kuntu ari inzanga. Umusore ako kanya yahise azamuka arababwira atumva ikizami cya mbere rero muragitsinze. Kumba abakobwa bari mu bizami. Ati ikizami cya mbere ndabona mugitsinze. Ati ndabona hari ababikoze neza. Ati byiza cyane kabisa. Ngati ubu ngubu rero tugiye mu kindi kizami, nacyo nizere ko muri buze kugikora neza. Ati kandi courage. Kumba bano bakobwa bari mu bizami, uyu musore w'umukire ari kubakoresha ibizami. Wowe uze kureba uraza gusobanukirwa impamvu uyu musore w'umukire ari guhereza bano bakobwa batatu ibizami. Undebere, ba bakobwa ako kanya bakuriye ya mafaranga bari bamaze gukorera, babona ni menshi cyane, barishima baraseka. Barakwereka Patricia nawe yagize ngo yishimane nabo ku kadolari kamwe. Baramureba, atari ko wagiye wegera hirya. Ati undi n'icyuzi udushakaho. Barahindukira baramureba, haturabona injiji. Barangije bamucaho barigendera, bagenda bamurebera ku gitugu. Umukobwa gusa hano yarishima akadolari kamwe, ntacyo byari bimutwaye, ntabwo ari ameze nka bagenzi be. Ku kanya Patricia nawe yarabakurikiye. Bidatinze abakobwa baje gukora ikindi kizami. Umusore arababwira ati kuri iyi pisine hariho kano kabaho, uri buze gutambuka kuri kano kabaho akagera hakurya ataguye muri pisine arabatsinze. Nagera hariya hakurya, uriya musore mureba afite ibipirizo bitatu, buri wese arahitamo icyo ashaka, amuhereza agashinge ubundi atobore afata ibihembo byiwe. Uwo nguwo azaba yatsinze. Undebere nawe ntawe uzi impamvu uyu musore ari kubahereza bino bizami. Umusore atumva mugere mwitegure
mureko mwakorera n'aya mafaranga yandi. Atumva mukuremo inkweto nyine vuba ubundi mutangire mukore iki kizami mureko ko mwagitsinda nkuko mwatsinze ibindi. Abakobwa ko kanya bahise bunama bakuramo inkweto kugira ngo batangire ikizami. Ukurikirana akantu ku kandi. Uyu musore ntawe uzi impamvu ari kubakoresha ibizami, gusa nukurikirana uraza kumenya impamvu uyu musore ari kubakoresha ibizami. Umusore atumva witeguye rero natambuke ubundi natangira akora ikizami. Ukurikirane ko kanya umukobwa wa mbere yahise avayo. Umusore amufata mu kiganza hata amahirwe masa. Ko kanya umukobwa yahise atangira ikizami, atambuka kuri ka kabaho kari hejuru ya pisine. Barakwereka umukobwa ko kanya yatangiye gutambuka kuri ka kabaho agacaho. Ukurikirane filime urebe ikizamini guca kuri kano kabaho ntabwe muri pisine. Ndebere umukobwa yaciye ku kabaho agacaho aromoka. Ubwo yari atsinze ako kanya yahise yegera wa musore ufite ibipirizo. Umukobwa aritegereza arangije atama igipirizo. Kumara guhitamo igipirizo, umusore ako kanya nawe icyo yahise akora yahise amuhereza agashinge kugira ngo atoborage igipirizo arebe ikirimo imbere ari igiki. Umukobwa ako kanya yahise afata agashinge. Mu gufata agashinge yitonze yahise atora cya gipirizo. Ako kanya muri cya gipirizo hari harimo amafaranga menshi. Umukobwa yahise yishima cyane abonye amafaranga, arangije arayatoragura. Uyu mukobwa yakundaga amafaranga ku rwego rwo hejuru. Arangije afata amafaranga ye ayabika mu isutiye nk'ibisanzwe. Umukobwa arangije yegerayo hazunguza imisatsi. Umusore arabibona. Umusore ako kanya arongera arahindukira areba abandi. Undi nawe ari kwisetsa aho ngaho. N'undi mugenzi we barangaho bishimye. Ati undi natambuke. Undi nawe natambuke ubundi akora ikizami. Ukurikirane umukobwa nawe wa kabiri cyaratambutse. Ukurikirana akantu ku kandi. Umusore nawe ati umva amahirwe masa nawe. Arakwereka umukobwa ku kanya nawe yatangiye guca kuri ka kabaho hejuru ya pisine. Agacaho gake gake. Wa mukobwa Patricia arabibona. Agacaho agiye kugwa. Patricia biramushokinga. Patricia nta mutima mubi yari afite bano bakobwa. Barakwereka umukobwa nako kanya ikizami yaragitsinze aca kuri ka kabaho. Patricia amukomera amashyi. Nta mutima mubi kuri uyu mukobwa Patricia. Barakwereka umukobwa nako kanya yahise yihuta yegera wa musore. Umukobwa nawe ahitamo ikindi gipirizo cyiwe. Ndebere ukurikirana akantu ku kandi. Ako kanya umusore nawe amuhereza agashinge kugira ngo atobore arebe ikiri mu gipirizo. Umukobwa yafashe agashinge. Mu gufata agashinge ku kanya nawe yarishimye atobora cya gipirizo. Mu kugitobora nawe hahise havamo amafaranga. Ukurikirane umukobwa nawe yarishimye cyane abonye amafaranga. Ibyishimo biba byinshi cyane. Umukobwa ako kanya yahise atoragura amafaranga. Gusa ukurikirana akantu ku kandi ntawe uzi impamvu uyu musore ari guhereza abantu bakobwa kino kizami. Gusa uraza kumenya impamvu ari kubahereza ibizami. Akwereka umukobwa nawe yabitse amafaranga ye. Ukurikirana umukobwa mu kubika amafaranga ye yegereye mugenzi we. Umusore hano arabibona. Arangije yegera Patricia wari usigaye. Ati nawe se witeguye gutambuka hariya ukabikora nk'abagenzi bawe? Barakwereka aho ngaho wa musore kuganira na Patricia b'abakobwa. Urebe wa mukobwa umwe yakoze mu isutiya akuramo amavuta. Ukurikirane gukuramo amavuta mugenzi we nawe yarayafashe. Mu kuyafata bareba naho. Ukurikirane arangije aza gake gake acungwa umusore yaranga ari kuganira na Patricia. Undebere Patricia nawe ari kuganira n'umusore. Umusore akumubwira tumva nawe nizire kuri buze kubikora neza. Patricia ati ndabikora. Undebere wa mukobwa yahise afata amavuta amena ku rubaho kugira ngo Patricia natambuka anyerera hagwe mu mazi atsindwe. Undebere umusore akomeje kubwira Patricia tumva naho bikore neza nk'abandi. Ku kanya babakobwa bahise bavayo babika ya mavuta barayahisha kugira ngo bataza kubibona. Umusore atumva nawe tambuka rero ukora ikizami nk'abandi kandi nizeye ko nawe uri buze kubikora. Umukobwa ako kanya yatambutse yisetsa. Gusa Patricia yarazi ko urubaba rumennyeho amavuta. Undebere bwa bukobwa kakomeje guseka. Patricia yaratambutse. Wa musore amufata mu kiganza. Arangije atambuka tumva nawe amahirwe masa. Barakwereka Patricia yatangiye ikizami cyiwe anyura ku rubaho. Ukurikirana akantu ku kandi. Patricia uko yagatambutse yatangiye ikizami agenda atambuka gake gake kuri rwa rubaho. Aratambuka. Umukobwa aratambuka hejuru ya pisine. Urubaba rumennyeho amavuta. Ndebere nawe
kuko akomeza gutambuka, kari gutambuka yaranyereye muri ya mavuta, mu kunyerera yahise agwa muri pisine. Ako kanya b'abakobwa bahise bamuseka cyane. Wa musore arabibona, barakwereka abakobwa bese baseka barishima cyane. Patricia mu kugwa mu mazi yahise azamuka ukurikirana ubugome bw'abo bakobwa. Gusa ntawe uzi impamvu uno musore ari kubahereza bino bizami. Kurikirane Patricia mu kugwa mu mazi, aho kugira ngo bagenzi biwe bazi bamukuremo, ahubwo bakomeje kumuseka cyane, baramuseka kandi nibo bari bamukoze ibyo bintu. Barakwereka bakomeje guseka barishima, aho kugira ngo bagende bamutabare bamukure mu mazi. Wa musore yarabibonye. Kubibona tegereza abakobwa byari abagome, aho kugira ngo batabare mugenzi we bakomeje kwisekera. Umusore yaraje arangije akurura wa mukobwa Patricia amukura mu mazi. Ukurikirana akantu ku kandi. Barakwereka Patricia amaze kuva mu mazi, umusore ari umukuyemo, abakobwa bicariye aho ngaho bari kumuseka. Ahubwo umusore aramubwira ati umva nawe rero ntizire kumeze neza, nta kibazo ugize. Ati tambuka nawe ugende ujye gufata igihembo cyawe. Kurikirane umukobwa ako kanya nawe yise atambuka kugira ngo ajye gufata igihembo cye, muri nawe amere nk'abandi. Barakwereka abakobwa bari aho ngaho. Patricia yahise aza yihuse. Mu kuza yihuse Patricia arasiga igipirizo cyiwe kimwe, barakimuhaye. Mu kumuha igipirizo ukurikirane bahise bamureza n'urushinge kugira ngo aturitse cya gipirizo arebe ikirimo imbere. Patricia ako kanya yahise afata rwa rushinge, arangije aritonda atobora cya gipirizo. Ako kanya igipirizo gitoboye hahise havamo ibifu. Ukurikirane mu kuvamo ibifu b'abakobwa baramusetse, baramuseka koko, baramukwenkwenyuka kandi nibo baramukoze ubugome. Hatumva hati n'ubundi nibyakwiriye, hati se ubundi ntiyatsinzwe. Umukobwa gusa yarababaye, arabitegereza arababara. Bano bakobwa bari abagome. Umukobwa yagumye aho ngaho biramubabaza. Ukurikirana akantu ku kandi, abakobwa bakomeza kumuseka cyane. Gusa uyu mukobwa ntiyakundaga amafaranga kandi yari n'umunyamutima mwiza. Barakwereka wa musore yabwiye abakobwa ati reka mbanze mbashimire ukuri mwitwaye mu bizami. Ati ibizami mwabyitwayemo neza kandi ni iby'agaciro, kandi nabonye mushoboye mwese, ibintu bimeze neza. Ati ubu rero igikurikiyeho ngiye kureba uwabaye uwa mbere, nicare hamwe ndebe ibyo mwagiye mukora byose, ubundi ndebe uwabaye uwa mbere, ubundi nze mubamenyeshe ibyo nabasezeranyije, ndahita nza mbibabwire. Ukurikirana akantu ku kandi. Ati ikindi kandi hano afite umugabo uri mu kagari ukeneye kota izuba, reka mbe mubazaniye hano mube muri kumwe, igihe njye na mugenzi wanjye tugiye kubaganiraho turebe uwatsinze muri mwebwe. Ukurikirane barakwereka ako kanya bazanye umugabo uri mu kagari utabasha kugenda. Musa tumva uyu mugabo rero muzanye hano kugira ngo abe yota izuba muri kumwe. Ati iki ngiki ntabwo ari ikizami, ibizami nabahereje byari biriya bibiri gusa, naho kwita kuri uyu musaza bwo ntabwo ari ikizami, ni ukugira ngo mbe mubasigiye abe yota izuba ari hano, igihe njye na mugenzi wanjye tugiye mu nzu tukabigaho tukareba wabaye uwa mbere. Ukurikirane ati uyu musaza uri hano ntabwo abasha kugenda, gusa akeneye kota izuba kandi nifuzaga ko mwaba muri kumwe. Umusore yitegereza umugabo uri aho ngaho wicaye mu kagare. Ati kandi mwicare mutuje kandi nizera ko ibisubizo tugiye kuzana biri buze kunyura buri wese. Barakwereka wa musore abwiye mugenzi we atumva tugende. Umusore yahise agenda kugira ngo agende arebe neza uwabaye uwa mbere muri bano bakobwa, ubundi azagira icyo amubwira. Abakobwa basigaye aho ngaho baseka. Ukurikirana akantu ku kandi yababwiye ko uyu musaza uri hano abasigiye atari ikizami, no kugira ngo babe bari kumwe gusa abe yota izuba. Ukurikirane ubwenge bw'uyu musore. Umukobwa umwe atumva ese iki kigabo dusigiye hano kitabasha kugenda koko? Ati abantu twebwe turi abakobwa gusigirwa n'uyu muntu utabasha kugenda? Ati ndebera nawe turareba ukuntu ameze, harimo ananantera n'isesemere gaga. Turabona iki kigabo dusigera. Ati mbega ibintu bibi, kagakobwa kagenzi kako nako. Ati ndebera nawe pe, koko yaturebye abona turaciritse kurya dusigira umuntu utabasha kugenda, amusiga muri kano kagare. Ati koko uriya mugabo nta n'isoni agira, ko mbega umusore wiyumva. Abantu twe turi abakobwa baciriritse kurya dusigira uyu mugabo utabasha kugenda koko? Ati jya undebera nawe. Patricia aho ngaho aratuje, wa mukobwa bashomba
yarahatujije yumva ibyo bavuga, arangije azunguza umutwe, ukurikirana akantu ku kandi. Umukobwa ati umva, cye cyanzanye hano n'amafaranga, ntago naje kurera uyu mugabo uri hano nk'aho ari umwana. Ati nubwo badusigiye umuntu w'umugabo ukagira ngo ni uruhinja turi gucunga. Ati mana yanjye we, ati ibintu ntago bibaho, ukurikirane. Patricia byose arabyumva, yari yiturije. Arakwereka umugabo arango yarakanuye, arabwira ati mumpa amazi, ukurikirane. Umugabo yongera asubiramo ati mumpa amazi. Umukobwa ari aho ngaho bigira ukuntu. Umugabo bwa gatatu ati mumpa amazi, ndi gushaka amazi, ukurikirane. Patricia ako kanya yarabyumvishe we, umunyamutima mwiza afata amazi kugira ngo ahereze umugabo uri aha ngaha abashe kuba yashira inyota. Araza afunguye agacupa kugira ngo ahereze umugabo. Umukobwa yasaza yihuta, ahita amushikuza ya mazi. Ategera hirya wanjajwa we, ategera hirya, ninde uguhereje akazi kuri uyu mugabo? Barakwereka umukobwa ako kanya yegereye wa mugabo, ari mu kagare ntabasha kugenda. Bakomeza gusubiramo ati turashaka ngo ndashaka amazi, ngo ndashaka amazi. Bakomeza kumusubira mu kanwa. Ako kanya umukobwa yahise amumenaho amazi kugira ngo amuhe amazi ayanywe. Urebe ayamumenaho, mugenzi we araseka cyane. Patricia biramubabaza ati nibiki murimo? Ati nibiki ukoze koko? Umukobwa arendukira aramureba. Bakobwa baramwitegereza, atumva nkubwira wagaturage we, ati ibyo ntago bikure, byatuzanye hano n'amafaranga, ntago twaje kurera uyu mugabo nk'aho ari umwana kandi gasopa. Ati ntago ushinzwe kumenya ibyo dukora wowe. Barakwereka umukobwa yakoze ku mupira w'umugabo uri hano, arebye hirya mu mufuka abona harimo amafaranga, ukurikirane. Umukobwa ako kanya yahise akuramo ya mafaranga. Wibuke umusore yababwiye ko atari ikizami. Ako kanya wa mukobwa wundi nawe yahise avayo yihuse, abonye mugenzi we abonye amafaranga. Bose baratangara ati mana yanjye. Arangije areba imikufi umugabo yambaye, abona ni imikufi ya zahabu, bifite agaciro kenshi. Umukobwa atumva, reka iyo mikufi ni yanjye, ati iyo mikufi ni yanjye ntuyikoreho. Kuri cyane abana bakobwa bakundaga amafaranga kuri cya kigero cyo hejuru kurusha abantu. Umukobwa ati none se amafaranga yose urajyana wenyine? Umukobwa arayabara, arayitegereza. Abakobwa bakundaga amafaranga atumva, banza utuza ariko ufite akayi kajagari k'amafaranga hari ayo njyana njyenyine? Ati tuza. Umukobwa ahita yishimamo, araseka atumva, ndarimbizi neza ko utayajyana wenyine. Patricia ari aho ngaho ari kureba ibyo bari gukora. Barakwereka umukobwa yagiye no kuri shenete y'umugabo. Barakwereka umukobwa wundi nawe yasatse umugabo uri aho ngaho wicaye mu kagare utabasha kugenda. Mu kumusaka amukuramo ikofi. Ukurikirane imico y'abantu bakobwa mu gukuramo ikofi. Arebye nawe abona harimo amafaranga menshi. Wa mukobwa nawe yakuyemo shenete wa mugabo. Urebe abantu bakobwa bombi bakundaga amafaranga biri hejuru cyane, habe no kwita ku muntu kugira ngo bamuhereze n'amazi bayamumennye. Ukurikirane Patricia byose yarabibonye, areba ibyo barimo. Umukobwa gufata amafaranga amwe akuye mu ikofi ayashyira mu isuti arayahisha. Ukurikirana akantu ku kandi. Patricia ati ariko mwarekeye aho ngaho, ibyo muri gukora ni ibiki koko? Wa mukobwa nafata ya shenete ayisha mu isuti. Ati mwarekeye aho ngaho koko mukareka gucunaguza uwo muntu? Ati umuntu nimubona ko abana n'ubumuga koko? Undebere nawe. Umukobwa yarahindukira aramwitegereza, atumva wakajajwawe. Ati nitwakwiyamye kuva kare kose, ati uretse kutubangamira ukareka kutuzonga, icyatuzanye hano kari amafaranga. Ati ndi kumva nagusunika ukava hano, ati sundi wavuye hano ukagenda. Atangira kumubwira ati vano ugende, ntabwo tugushaka hano. Ati uri jye nyikumara nahise nkwanga, ati nabonye uri agaturage kabi cyane. Atumva vano ugenda ariko. Agenda amusunika, ati vano ugende gira vuba kwanjijiwe. Ukurikirana akantu ku kandi. Barakwereka bakira aho ngaho. Ako kanya umusore akihagera, wa mukobwa nawe yahise yegera bagenzi be. Umusore arababwira ati mwakoze cyane uburyo mwihanganye, aka niko kanya rero ngo mbamenyeshe uwatsinze muri mwebwe. Ateka mugenzi wanjye buri wese amuhereza envelope ye, ubundi asoma ikirimo amenye nimba yatsinze cyangwa yatsinzwe. Ako kanya wa musore yahereye kuwa mbere amuhereza envelope ye, n'uwa kabiri Patricia amuhereza envelope ye, n'uwa gatatu nawe amuhereza envelope ye. Ukurikirane. Ako kanya abakobwa bose batangiye gufungura ama envelope yabo kugira ngo barebe nimba batsinze. Urebe uwa mbere akuyeyo asomye
ati njye natsinzwe. Ati gute bishoboka? Undebera umukobwa uyu nguyu yari yatsinzwe. Patricia yahise yishima, we yari yatsinze, bari bamutoranyije. Undebera mugenzi wese amushamuza urupapuro, yitegereje ahita aruta hasi, abonye Patricia ari we watsinze. Ati ni gute bino bintu bishoboka? Umusore arabitegereza, wa wundi wicaye mu kagari nawe araseka. Ukurikirane. Undi nawe ati njye nakoze neza. Ni gute ntatsinda koko n'ukuntu nakoze neza? Umusore aravuga ati umva mutuze rero, ibyo ngibyo nabahaye nibyo mukwiriye. Patricia niyo nahisemo, niwe nabonye ko ashoboye. Ukurikirane. Ati kuva aho twahere ku kizami cya mbere, ati mwa bakobwa bwe mwembi mwakoze amanyanga, muragira mufata imyenda yanyu mushyiraho kore kugira ngo mufate amafaranga menshi. Ibyo byose narabibonye, ahantu hose mwagiye kwambarira hari kamera. Ati byose narabibonye, uburyo mwashyize kore ku myenda yanyu kugira ngo nimwicara ku mafaranga muze kuzamura amafaranga menshi. Ati rero ntabwo muri abizerwa. Ikindi kandi nahariya kuri pisine mwafashe amavuta mushyira ku rubaho kugira ngo mugenzi wanyu natambukaho aze kugwa mu mazi. Ati ibyo byose twabirebaga, hano hari kamera. Umukobwa ati umva n'uyu nguyu wanshutse. Ukurikirane. Abakobwa batangiye gusubiranamo. Undi nawe ati nanjye niwe wanshutse. Ati nagushutse gute kare wanshutse? Ati umva uyu niwe wazanye igitekerezo kirata cy'ibyo bintu byose. Undebere batangiye gusubiranamo. Atarambeshyera. Umusore atumva murekera aho ngaho. Ati niyo umusaza nazanye hano, uyu mugabo mureba hano namuzanye ari nk'ikizami. Mbabwira ko atari ikizami ariko cyari ikizami. Atari ku buryo mwitwaye byose twabibonye, uburyo yabatse amazi mukayamumenaho, uburyo mwabakobwa mwembi mwamusatse amafaranga mukayatwara. Ati ntabwo muri abizerwa. Umusore arababwira ati umva rero icyo ntigeze mbabwira, kohereza kino kizami cyose si akazi nashakaga kubahereza, ahubwo icyo nashakaga muri mwebwe batatu, nashakaga umuntu w'inyangamugayo mwiza nazagira umugore. Undebere. Umukobwa ati umva nose kuki utabitubwiye mbere? Ati kuki utabitubwiye mbere koko? Ukurikirane. Ati basi tubabarire uduhereze ibindi bizami. Undebere nawe. Ati ibindi bizami ntabyo. Ati nabyo ngomba kubahereza. Ati nari nkeneye muri mwebwe ni umugore kandi namubonye. Ati nk'uyu musaza wari muri kano kagare habe no kumugira impuhwe mwembi, muramwambuye muzi ko atabasha kugenda. Ati umuntu mwabusize mwabakobwa mwe. Ati rero Patricia niwe nahisemo, ubu niwe ugiye kumbera umukunzi. Ndebere. Ati niwe mugore wanjye ibihe byose kuko ni umunyamutima mwiza, nta mururumba agira, nta ndari y'amafaranga agira, kandi amenya kwita ku bantu. Atari ko mwebwe nta bumuntu mugira habe na bukeye, n'umuntu utabasha kugenda muramwambura. Undebere. Umusore ako kanya yambwira tumva haguruka, kumbi wa mugabo ni muzima. Ibi byose yari test, cyari kizami kugira ngo barebe bano bakobwa imyitwarire yabo. Umugabo ako kanya yarahagurutse kuramo ingofero, ahaguruka aseka, arangije agira neza imisatsi yiwe. Ukurikirane ubwenge bw'uyu musore. Ati boss urakoze cyane rero, ndatekereza akazi kanjye gakoze neza. Ati kandi ni byiza cyane kuba wampaye akazi. Undebere. Umusore yarababwiye ati uyu mugabo nta bumuga yagiraga, byose nabikoze kugira ngo mbarebe. Umugabo atumva njye rero mbaye nigendeye kandi wakoze cyane. Ati gendere nta kibazo. Undebere. Baba bakobwa batangiye gutakamba. Ati koko watubabariye? Ati watubabariye ko tutazongera mbase ukadoreza ibindi bizami. Umusore atumva murekera aho ngaho. Ati ibyo mwakoze birahagije. Ati ni muri abana beza, mugenzi wanyu yanaguye muri pisine, aho kugira ngo mumufashe mumukuremo muramuseka, kandi ari mwebwe mwamenye amavuta kuri rwa rubaho kugira ngo agwemo. Ntabwo muri abizerwa, muri babi, mukunda amafaranga cyane. Umukobwa umwe bya bindi byabo ati koko watubabariye? Ati tubabarire. Ati natwe byatugwiririye. Uyu mukobwa ati tubabarire rwose, ntabwo bizongera, duha ibindi bizami kuko nanjye ndifuza ko nakubera umugore. Undebere hano. Umusore yaramwumvisha atari ko ntabwo nababwiye uwatsinze. Uwatsinze ni Patricia, ni umunyamutima mwiza, nta mururumba agira, ni umwana mwiza. Ati nawe ngeneye umugore muzima kandi namubonye, kandi ikindi mwe mwatsinzwe singiye no kubashaka hano. Icyiza rero mwembi mwamvira hano mukagenda. Ati byanjye namwe birangiriye hano.
amafaranga nayabahaye mwayatwaye, ntacyo bitwaye, gusa uwatsinze arasigara hano ariwe Patricia, niwe mugore wanjye. Ati rero abandi mwebwe muri abanyamico mibi, muri abantu mwikunda mudakunda abandi. Ati cyiza rero uko mvuze none muhite mumvira hano mugende. Umukobwa aratakamba ati mbabarira udoreze ibindi bizami. Atumva mutambuke mugende muve hano. Ati muve hano mugende. Ndebere nawe ati boss ibyo ari kuvuga ntago muri kubyumva. Muve hano mugende, ntago turi kubashaka. Ibizami byanyu byarangiye kandi twamwajyanye n'amafaranga menshi. Ako kanya umukobwa yarivumbuye atase envelope atagenda hikunguse cyane. Undi nawe atamvelope hasi n'ibipapuro asunika Patricia kubera gahari ahita atambuka. Ndebere nawe tugira neza kandi ukunde n'abantu. Ndebere Patricia yasiga hano kubw'ubuntu bwe no kubera kudakunda amafaranga menshi. Boss atumva Patricia itambuka hano tujye kwiganirira. Ndebere nawe Patricia yahise agenda yishimye cyane ajyana n'umugabo kugira ngo baganire. Bidatinze baje kwicara. Umugabo ati Patricia reka mbanze ngushimire imyitwarire yawe. Nabonye uri umukobwa mwiza, uri umunyamutima mwiza, nta murumba w'amafaranga kandi wumva wafasha abandi. Ati rero ibyo bintu ibyo byatumye nguhitamo, ntabwo umeze nk'abagenzi bawe b'abanyangeso mbi. Umukobwa atumva urakoze cyane, gusa nanjye sinari nzi kandi uri buze guhitamo, kuko bari abakobwa nabonaga babikora neza, sinari nzi ko ari harimo amanyanga. Ati gusa ni iby'agaciro kuba unyizeye ukaba wemeye kuba nakubera umugore. Ati nanjye ni iby'agaciro rero kandi gakomeye cyane. Umukobwa abwira umusore yari aho ngaho cyari umukire cyane, kuko akomeza amubwira ati kandi nzakubera uwo wifuza, ntabwo uzicuza kuba umpisemo. Ni iby'agaciro rero nzakuba hafi, ntacyo uzamburana, mu bushobozi bwanjye buke nzaba mfite. Ndebere umusore yaramubwiye ati umva humura, ati ngiye buri kimwe cyose ndagifite, ntacyo nzagukeneraho. Icyo nzagukeneraho ni kimwe, ni icyizere no kunyubaha gusa. Ibyo nibyo bintu ngushakaho, nta mafaranga ndayafite, buri kimwe cyose ndagifite. Rero nta kindi kintu ngukeneyeho usibye kumbera umwizerwa, kuko nakubonye kuri umwizerwa tukabana neza mu mahoro nta kibazo tugiranye. Kandi ikindi uhita wisanzura hano, wumve ko ari nk'iwawe, wumve ko nta kibazo gihari. Umukobwa ati urakoze cyane. Ati ni iby'agaciro gakomeye cyane. Ati nanjye nzakubera umwizerwa nk'uko ubishaka, ntago nzigera ngutenguha. Ati kuko ntago aya mahirwe ntiyapfusha ubusa. Umusore yahise aseka hambwa turakoze cyane kandi nizere ko ibyo byose uzabikora. Ako kanya yahise amukora mu ntoki, nuko Patricia yiboneye umugabo w'umukire kubera kugira neza kwiwe n'umutima mwiza wiwe. Nuko byarangiye.